tugiye kuganirira hamwe amagambo atubwira ngo kugira umuryango unezerewe. Imana mu byo yageneye umuntu kugira ngo bibe umunezero we harimo no kugira umuryango. Inkingi enye umunezero w'umuntu ushingiyeho no gukora, no kuruhuka, no kurya no kunywa ndetse no kugira umuryango. Muri izi nkingi enye turavuga ku nkingi ijyaniranye n'umuryango, ariko kugira umuryango mwiza, kuko ibi byose Satani yabigabyeho ibitero. Abantu barakora ntibabone inyungu z'ibyo baruhiye kubera imperuka n'icyaha. Abantu barakora imirimo yaragoranye, bagakora byinshi bakunguka bikeya. Abantu barakora bakabiruhira, abandi bakabitwara, maze bigatuma umunezero wagenewe gukora batawubona. Abantu ku ngingo yo kuruhuka ntibaruhuka uko bikwiriye, barara bakora, bakirwa bakora amasaha menshi bashonje. Ibyo bigatuma ingorane ziba nyinshi. Gatatu, mu mirire n'iminywere nabwo Satani yarabivanze. Abantu bakarya ibidakwiriye, abantu bakarya byinshi bikabatera indwara, abandi bakabikena, bakarya ibidahagije mu ntungamubiri. Uko bisa kose Satani yagabye ibitero kuri buri kintu gishobora kuzana umunezero w'umuntu. Bigeze ku muryango naho Satani ntabwo yaroreye kuhagaba igitero, ahubwo yahagabye ibitero akomeje. Ari nayo mpamvu twigana kugira umuryango unezerewe, kugira ngo icyo Imana yari yagennye mu itangira ryo kurema umuntu imugenera umuryango abe ari cyo tubasha kongera kugarukaho. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18, ijambo ry'Imana riravuga riti, Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza yuko uyu muntu yaba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Imana yari yifuje yuko umuntu yabaho mu muryango, ntabe mu bwigunge, ntagire irungu, ntabe ari wenyine, ahubwo abeho afite abashobora kumukomeza, kumuha ibitekerezo, kumwunganira, kumuha umunezero, kumuruhura, maze abashe kuba anezerewe. Mu gitabo cya Zaburi y'101 umurongo wa 2, Dawidi igihe yaramaze kumenya umugambi Imana yari ifite ubwo yatangaga umuryango, yagize umuhigo ahiga ukwiriye guhigwa n'umuntu wese uduteze amatwi. Zaburi y'101 umurongo wa 2, nzitondera kugendera mu nzira itunganye, uzazaho ndi ryari? Nzajya ngendana mu nzu yanjye umutima utunganye. Ijambo turi butindeho cyane muri uyu murongo n'ayo magambo avuga ngo nzajya ngendana mu nzu yanjye umutima utunganye. Ni ikintu gikomeye kandi giteye ishema ndetse cy'igikundiro, umuntu abaye mu rugo rwe akahagirira umutima utunganye, kuko nicyo ngicyo Imana yari yarateguye yuko umuntu yaba cyo mu rugo, akajya aba mu rugo ariko ahatunganiye. Ariko Satani amaze guteza ibibazo mu isi, uyu mutima utunganye mu rugo abantu barawuretse. Umuntu ashobora kwitonda ahandi, akigengesera ahandi, akavuga neza ahandi, ariko mu rugo agahubuka, akavuga nabi, akenderanya, nyamara ageze ahandi akabasha kwiyoberanya. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 11 umurongo wa 29, hatwereka yuko iyo umuntu agiriye nabi abo mu rugo rwe akababuza amahoro, asarura umuvumo. Reka dusome kugira ngo tugereranye iyi mirongo. 11:29 haravuze ngo, utera imidugararo mu rugo rwe, umurage we uzaba umuyaga, kandi umupfapfa azahakwa n'ufite umutima w'ubwenge. Turagaruka ku nteruro ya mbere y'iri somo. Ni umuntu utera imidugararo mu rugo rwe.
umurage we uzaba umuyaga, azahomba. Yaba umugabo yaba umugore, iyo umuntu abujije ab'urugo rwe umunezero, akababuza amahoro, akababuza umutekano, akabatera imidugararo, ijambo ry'Imana ritubwiye yuko amaherezo ye, umurage we uzaba umuyaga. Imigani 14 umurongo wa 11 n'ubundi hakomeza hatubwira akaga gakomeye. Urugo rw'umunyabyaha ruzasenywa, ariko ihema ry'umukiranutsi rizakomera. Aha ngaha baratugereranyiriza ingo z'uburyo bubiri. Urugo rw'umunyabyaha ruzasenywa, ariko ihema ry'umukiranutsi ryo ngo rizabasha gukomezwa. Reka tugerageze kuvuga bimwe mu bintu bibuza amahoro, bikabuza umunezero mu muryango, duhereye ku bikorwa n'abagabo, noneho turaza kuvuga no ku bikorwa n'abagore, twongere tugaruke ku muryango unezerewe. Icyambere abagabo bakora kibuza amahoro umunezero ni amagambo mabi. Icya kabiri abagabo bakora kibuza amahoro umunezero ni urutoto n'agahato. Icya gatatu abagabo bakora kibuza umuryango amahoro ni ubuhahara, gukunda ubutunzi ku buryo babwima n'abagize umuryango. Icya kane gituma abagabo bashobora kubuza amahoro umuryango ni ukudakunda gutegera amatwi umugore. Gatanu ni ugukosorera umugore wawe ku karubanda. Ibi bintu uko ari bitanu, iyo hagize kimwe muri byo cyangwa byose kiboneka mu rugo, ibi bintu bishobora kubuza amahoro mu muryango, bikabuza umunezero umugore. Icyambere ni amagambo mabi. Aya magambo mabi arangwa n'ibitutsi, arangwa n'intonganya, arangwa n'incyuro, arangwa no kunegura. Reka wenda mbivuze kuri ibi. Hari abagabo bajya batuka abagore babo, hari abagabo buri gihe bahora batonganya abagore babo, hari abagabo bajya bacyurira abagore babo, akamucyurira naho yavutse, hari abagabo bajya babera nabi abagore muri ubu buryo. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko ijambo umugabo abwiye umugore ribi, ngo iryo jambo ngo ribasha gusenya ubuzima bw'urugo, rigasenya umunezero, kandi rigatuma Satani abasha kubona umwanya muri urwo rugo. Igitabo cy'ibihamya by'itorero, umuzingo wa mbere, urupapuro rw'121 haranditse hatya ati: Toutes paroles hargneuses, désagréables, impatientes et chagrines est une offrande que nous déposons sur l'autel de la majesté satanique. Ijambo ryose ribi ritanejeje, ritarimo kwihangana, ririmo gusharira, abari ituro dushyize ku gicaniro gikomeye cya Satani. Et c'est une offrande coûteuse, plus coûteuse que tous les sacrifices que nous pouvons faire à Dieu. Kandi iryo jambo ribi aba ari ituro rihenze, ndetse rirushijeho guhenda kurusha ibindi bitambo byose dushobora gutura Imana. Waririmbye ariko wabwiye umugore wawe ijambo ribi, iryo turo ry'indirimbo rya jambo ribi rirarimira, ntirigaragara iryo turo ryawe. Wabwirije, watanze icya 10, watanze ituro, hari imirimo y'Imana cyangwa y'itorero wakoze, uko yaba ingana kose, igihe hari ijambo ribi wabwiye umugore wawe utari wakuraho, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo iryo jambo burya riba rihenze ngo kurusha ituro ryose wabasha gutura Imana. Burya Satani waramuhaye iki giciro gikomeye. Impamvu: car elle détruit la paix et le bonheur de la famille entière. Kuko iryo jambo risenya umunezero
n'amahoro y'umuryango wose. Elerine la santé risque d'entraîner la perte de la vie et du bonheur éternel. Baravuze ngo kandi iryo jambo ngo ribasha gusenya ubuzima, ngo rikaba ryanazimiza, rikaba ryatuma ubugingo bw'umuryango wawe bushobora kurimbuka byiteka ryose. Noneho burya iyo umugabo abwira umugore we amagambo mabi, akwiriye kumenya yuko abakozi bibi. Iyo abwira abana be amagambo mabi, iyo abatuka, iyo abatonganya, iyo abacyurira, iyo abahinyura, yahora banenga, biba ari bibi. Igitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, kubera uburemere bw'iki kibazo, mu Rugo rwa Gikristo urupapuro rwa 425 mu Gifaransa, 440 mu Cyongereza, haranditse ngo un engagement à prendre. Hari umuhigo dukwiriye guhiga, hari umuhigo ukwiriye guhigwa. Il serait beau que chaque s'engage par écrire à parler aimablement dans son foyer et s'appliquer ainsi la loi de l'amour. Byari bikwiriye yuko buri wese, hari runini kivugwa hano, byari bikwiye yuko umugabo wese ahiga umuhigo akawandika, yuko azajya avuga amagambo y'urukundo mu rugo rwe, azajya avuga neza mu rugo rwe, maze agashyira mu bikorwa itegeko ry'urukundo. Kubera yuko ijambo uvugiye mu rugo ribi, uribwiye umugore wawe, risenya ubuzima bwe, rikangiriza ubwonko bwe, kandi rigatuma ashobora kubura ubugingo, ndetse bigatera n'umuryango wose gucura umwijima, ukabura umunezero n'amahoro. Ngo umugabo wese yarakwiriye guhiga uyu muhigo, ngo akawandika, ngo nzajya nihatira kuvuga amagambo y'urukundo, amagambo meza, amagambo y'ineza, amagambo yubaka, atera akanyabugabo, ahumuriza, akomeza. Ngo uko niko abagabo bazashobora gushyira ihame ry'urukundo mu bikorwa. Ingingo ya kabiri, cyangwa se ingeso mbi ya kabiri abagabo bagira ituma urugo rubura umunezero n'amahoro, ni urutoto n'agahato. Urutoto n'agahato, reka tugerageze kugira amasomo dusoma twumve ububi bw'agahato n'urutoto. Mubwiriza 7 umurongo n'uwa 7, ijambo ry'Imana riratubwira riti, reka dusome Mubwiriza 7 ku murongo wa 7. Haranditse ngo, nukuri agahato gahindura umunyabwenge umupfapfa. Iyo umuntu yarasanzwe hari ibyo ashoboye gutunganya, hari ibyo ashoboye gukemura, hari ibyo ashoboye guhagararira, hari ibyo ashoboye kuyobora, yarangiza agashyirwaho agahato. Kagahato ntabwo kamwongerera ubumenyi, agahato nikamwongerera ubushake, agahato nikamwongerera ubwitange, agahato nikamwongerera ubupfura, agahato nikamwongerera imico myiza. Ahubwo ibyanditswe biravuze ngo nukuri agahato gahindura uwari umunyabwenge akaba umupfapfa. Uko urushaho gukoresha urutoto mu rugo, dore uko ateruye, dore aharambitse, dore ibyo amennye hariya, dore ibi nabyo bisize mu mwanya utari uwabyo, dore ibi nabyo nturabikuraho, nta nturahakubura, dore nari amazi, nuri ya mwana nawe. Nuko ugagira urutoto, ngo niwari usanzwe ari umunyabwenge, ubwenge bwe bupfapfa, wari usanzwe hari ibyo ashobora gutunganya birabura, agahora yikanga imirindi yawe, igihe cyose akajya yumva ugiye gukosora, igihe cyose akaba yumva ugiye kunenga, igihe cyose akaba yumva ugiye kugaya, igihe cyose akaba yumva ugiye gucyaha, mbese akabaho ariko mu by'ukuri atisanzuye, ubwenge bwe butabona umwanya wo gutekereza neza. Si byiza rero yuko wajya ukoresha urutoto n'agahato, ahubwo jya utanga n'ubwisanzure kugira ngo ibiri mu muryango wawe nabyo bibashe kugira aho bikurira,
bibashe kubona aho bikorera, bibona aho byisanzurira, bibona aho byumvira umudendezo. Agahato n'urutoto ni bibi, iyo abagabo babikoresha bangiza byinshi. Yesaya 30 umurongo n'uwa 12, ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira aya magambo ku bagabo bagira urutoto mu rugo. Haranditse ngo nukubera Abayisiraheli, aravuga ngo kuko muhinyuye iri jambo, haranditse ngo kuko muhinyuye iri jambo mukiringira agahato n'ubugoryi, mukaba ari byo mwishingikirizaho, nicyo gituma uku gukiranirwa kuzababera nk'inkike ihubanye igiye kugwa, nk'ahabogamye ho ku nkike ndende, kugwa kwaho kuzatungurana kutajuyaje. Iyo umuntu yiringiye gukoresha agahato, kavuga utubwo ndi umugabo ngomba kumuhata, ngomba gushyiraho amategeko, ngomba kuvuga, ntacyo kumwumvaho, ntacyo guhinduraho, ukajya ukoresha agahato, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ubwo ari byo wishingikirijeho, nicyo gituma gukiranirwa kuzakubera nk'inkike igiye kugwa, kandi kuzakubera nk'ahagoramye ho ku nkike ndende, kugwa kwayo kuzatungurana kutajuyaje. Urugo rwawe iyo urukoreshejemo agahato, ukarukoreshamo urutoto, burya urwo rugo ruba ruzarimbuka mu buryo butunguranye. Mu gitabo cy'Abalewi igice cya 19 umurongo wa 13, ijambo ry'Imana riravuga ngo ntugahate mwene wanyu. Naho mu gitabo cy'urwandiko icya mbere cya Samueli 12:3, igihe umugaragu w'Imana Samueli yahamagaraga abantu, ageze igihe cy'ubusaza yegereje gupfa, mu bintu yababaje ati hari uwo nahase. Byumvikane yuko burya guhata nabyo atari byiza, nubwo ari intwaro abagabo bakunda gukoresha, ariko iyi ntwaro ni mbi, ntago ishobora kugira icyo yungura. Muri cya gitabo cy'urugo rwa Gikristo, kuri ya page ya 440 mu Cyongereza, ikaba 425 mu Gifaransa, bongeye kutubwira ngo comment un père peut prendre la confiance de ses enfants. Mbese ni gute umugabo ashobora perdre la confiance de ses enfants, ashobora gutakaza icyizere ku bana be, cyangwa se abana be bakamutakariza icyizere? Ni gute biza? Mon frère, musaza wanjye cyangwa se mwene data, vos paroles autoritaires traumatisent vos enfants. Ati rero muvandimwe, amagambo yawe y'igitugu arenganya abana bawe. Amagambo y'igitugu atsikamira abandi, amagambo y'igitugu arenganya abana bawe. En planant de l'âge, les tendances à critiquer grandira. Nukuri niba mara kugira imyaka yo hejuru, noneho imyitwarire yabo yo kwigomeka izarushaho kwiyongera. Iyo umuntu ayobejwe igitugu arigomeka, iyo umuntu ayobejwe agahato, nubwo wabona uwo munsi umubwiye akagenda, abatinya agahato kawe, agatinya ibihano byawe, agatinya amahane yawe, akagenda. Ariko muri we ijambo riratubwiye ngo kwigomeka bizarushaho kwiyongera muri we. Votre habitude de censurer gâche votre vie, celle de votre femme et de vos enfants. Ingeso yawe yo guhora ucyaha, ingeso yawe yo guhora ucyaha ijya yangiriza ubuzima bwawe n'ubw'umugore wawe n'ubw'abana bawe. Elle n'encourage pas ces derniers à se confier à vous ni à reconnaître leurs fautes, car ils savent qu'il leur faudra essuyer sitôt après une sévère réprimande. Baravuze ngo ntabwo ayo magambo yawe atuma umugore wawe n'abana bakwiringira, nta nubwo bituma bamenya amakosa yabo, ngo kubera yuko baba bazi yuko nyuma y'agahe runaka n'ubundi harongera hagakurikiraho ubwo bukarishyi bwawe bwo kubacyaha. Souvent votre parole preuve sur eux comme une guerre dévastatrice tomba sur les plantes fragiles. Amagambo yawe ababera nk'urubura
rubasha kugwa ku myaka yoroheje idakomeye. Vure rikoze parera entore incalculable, mwabate uwo mugore n'abana wabateje ingorane umuntu atabasha kubara. Il en arrivera à vous mentir pour ne pas avoir à subir votre parole désobligeante. Haranditse ngo ngo bizageza ubwo noneho bajya bakubeshya kugira ngo babashe kureba yuko babasha kuva imbere yawe, babasha kuva imbere y'ayo magambo yawe arimo akarengane. Il renoncera à dire la vérité pour échapper à la censure et au châtiment. Nukuri bazageraho bareke no kukubwiza ukuri kugira ngo barebe yuko imicyaho yawe n'ibihano byawe babirokoka. Ijambo ry'Imana riratwereka yuko uyu mugabo yakoreshaga urutoto mu rugo, yakoreshaga ibihano bishaririye, yakoreshaga agahato mu rugo, maze bituma urukundo rw'abana n'umugore rumuvaho, ndetse ngo bituma biga ingeso yo kumubeshya kugira ngo bajye bareba yuko bamwikura imbere, nuko bamutakariza icyizere. En ordre de donner ce schéma et sur un taux kasa ne peut faire bien ne peut faire ok bien. Amategeko utanga nyamara akaba ari amategeko akakaye, nta cyiza ashobora kubamarira. Noneho birakwiriye kugira ngo abagabo tubashe kwiga gutegekana ineza mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo, n'ubundi bari kuvuga ibijyaniranye n'uburyo abagabo bakoresheje ubutware nabi, kuko hari abagabo bagendera kuri titire yo kuba ari abatware bagakoresha ubutware nabi, maze urugo rukabura umunezero. Muri kino gitabo cy'urugo rwa Gikristo ni mu cyigisho kitubwira cya 17 obligation mutuelle, ku rupapuro rw'108 handitsemo aya magambo. 108 handitsemo aya magambo atubwira akaga abagabo bashobora guteza. Haranditse ngo ku rupapuro rw'109 icyisho gihera ku 108, ariko twebwe turasoma ku 109. Haranditse ngo ariko umugabo, ngo bari bavuze uburyo Adamu na Eva bari bareshya mu itangiriro Imana ikibarema, ariko Eva igihe yari ashatse kugera mu mwanya usumbuyeho wo kuba nk'Imana kandi akabigeraho yishe itegeko ry'Imana ari igiti cyabuzanijwe, ngo ibyo byaramumanuye maze bituma aba hasi. Ngo kandi Imana ngibona yuko ngo kugira ngo ubumwe n'umusabano bikomeze kubaho muri abo babiri bareshyaga, umwe akwiriye gutwara undi. Ngo ubwo rero Eva niwe wari wakoze icyaha bwa mbere kandi atandukana n'umugabo we, maze agwa mu iteka, akora icyaha cyo gucumura itegeko ry'ijuru, agwa mu bishuko. Ngo kandi niwe wingingiye Adamu gucumura. Ngo bityo rero yabaga ari kwishyira munsi y'ubutegetsi bw'umugabo. Hepfo barandika ngo si notre lâche de chi avait obéi à la loi de Dieu, cette tendance bien qu'état et résultat du péché se sera changé en bénédiction. Iyabaye ubwo inyoko muntu yacumuye yumviraga itegeko ry'Imana, uwo muvumo nubwo waje ari ingaruka z'icyaha, cyangwa se ubwo butegetsi umugabo yahawe nubwo bwaje ari ingaruka z'icyaha, ngo bwajyaga guhindukamo umugisha ku muntu. Mais l'homme abisa de sa suprématie a trop souvent rendu le sort de sa femme bien aimée et fait de sa vie un martyr. Nyamara umugabo yakabirije ubwo butware yahawe, maze ngo bituma atoteza umugore we yitwa ko akunda, ngo maze bigatuma ubuzima bw'umugore buba umutwaro. Noneho birakwiriye ngo umugabo nubwo yahagarara mu butware Imana yamuhaye, akwiriye kubukoresha neza, adakoresheje urutoto, adakoresheje agahato. Turaganira ijambo ritubwira ngo kugira umuryango unezerewe. Ingingo turiho ni ibishobora gutuma urugo rutanezerwa, bikorwa n'abagabo. Twavuye ku magambo mabi abagabo bavugira mu rugo,
atuma urugo rutanezerwa. Urutoto n'agahato abagabo bakoresha bituma urugo rutanezerwa. Icya gatatu abagabo bajya bakora gituma urugo ruba umunezero ni ugukunda ubutunzi, kugira ubuhahara, ku buryo umugabo agira ubuhahara, umutungo we akawuhisha umugore, akagira amafaranga adashaka ko umugore amenya, akagira konte adashaka ko umugore amenya, akagira imitungo adashaka ko umugore amenya, ku buryo bamwe iyo bapfuye baguye mu mpanuka cyangwa hagize ibyago bibatera bitunguranye, imitungo yabo ntibasha kugira ikimarira imiryango yabo. Abandi bamaze gutakarizwa icyizere n'abagore babo, kuko iyo ujya kumuha amafaranga agusabye ayo guhahisha, agusabye ayo gukoresha, ujya wihina hirya hihishe, warangiza ukajya kuyakuriramo ahiherereye, warangiza ukamuzanira y'umuntu agira kugira ngo atamenya yuko hari andi usigaranye. Iyo umugore amaze kugutahura yuko buryo ugiye yamuhisha, hari igihe nawe gusaba ibihenze yibwira yuko uyafite, kandi wenda uwo munsi ntayo waramukanye, wayamwima n'ubundi akavuga yuko ari bwa buhahara bwawe, ukaba witeye ikibazo. Hari abagabo bafite ingeso yo kugera gupimura umugore ibyari buteye uwo munsi, akavuga ati nibi, kandi ubwo byagera ku meza uwo mugabo wageze agatangira kuvuga ngo uko tudahaze, kandi ari we wabigeze. Abo bagabo babaho. Noneho ibyo byose bijya bibangamira umudamu. Iyo umudamu umugerera mu gikoni, umudamu ukamugerera ibyo ateka, umudamu ukamugerera aho ari bukure, ibyo bintu biramuvuna, biramugora. Iyo umugore umuhisha imitungo ufite, iyo yabashiye kurabukwa yuko ujya umuhisha, hari igihe bimutera nawe kukwiba, bikaba ari ingorane. Noneho mu gitabo cy'Imigani igice ni cya 15 turasoma ku murongo wa 27, ijambo ry'Imana ritubwira aya magambo ngo 27, urarikira indamu ateza urugo rwe imidugararo, ariko uwanga impongano azarama. Ijambo ndi bwiteho ni iryo ryo haruguru, turavuga wenda mu mugabane waryo wa kabiri, kuko na kimwe mu byo bari barivuzemo nuko iyo umugabo ararikira indamu bituma urugo rwe abandi barwanga, ariko umugabo yagize ubugugu no mu rugo, burya urugo rwe rugira ingorane, urugo rwe rugira ibibazo. Umugore warahangayika maze ntabashe kwizera umugabo, ntabashe kumwubaha, ntabashe kumwumvira, ntabashe kumuha umutima we, kuko ababona uwo mugabo akunze ubutunzi kurusha uko akunze umugore we. Mu ingingo ya 4 mu by'abagabo bakora bibangamira abagore bigatuma umunezero ubura mu rugo, no kudakunda gutegera amatwi umugore wawe. Kudakunda gutegera amatwi umugore wawe. Hari ukuntu abagabo baza imyanzuro bamaze kuyifata, ati ntacyo wavuga, nta nicyo wahindura, nta nicyo wankosoraho, nta n'ikikureba muri byo. Hari ukuntu abagabo bajya bakoresha iyo mvugo. Hari igihe umugore ajya kukubwira gukeneye, warangiza ukaba umuntu uhuze cyane, ukaba muri telefone, ukaba uri gusoma, ukaba hari ibintu ugiyemo, mbese ugasa nkaho umwiyimye, ugaragaza yuko hari ibyo ugiyemo cyangwa se witayeho kurusha icyo yashakaga kukubwira. Ibyo aba ari bibi. Kumugira injiji, kumva yuko we nta bitekerezo yatanga, kumva yuko umugore nta jambo yagira ku byo mu rugo, kumva yuko nta nama yatanga, kumva yuko nta cyifuzo yatanga, ugahora umupfobya utundi se ibyifuzo by'abagore, ubundi se ibitekerezo by'abagore ni ibitekerezo ki? Hari abagabo bajya babaho batyo, kumva ari wowe nyiramategeko. Hari ukuntu abagabo bavuga bati ninjye nyiramategeko, ninjye mutware, nuko akarihagararaho, kumva ari wowe nyiramategeko. Ibyo rero bituma umugore ataguha agaciro iyo bibaye bityo. Umugabo akwiriye kumenya yuko gutegera amatwi umugore ntabwo bivuze yuko ibyavuze birahita biraba umwanzuro muri uwo mwanya. Ukwiriye kumutegera amatwi kugira ngo wumve ibyifuzo bye. Ijambo ry'Imana ritubwira aya magambo mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo ni uwa mbere ku rupapuro, icyigisho kivuga ngo iyobokamana mu rugo. Turasoma ku rupapuro rw'118, abafite igitabo cy'icyongereza ni umuzingo wa mbere urupapuro rwa 308. Haranditse ngo
haranditse ngo c'est le devoir de la femme de subordonner ses désirs et sa volonté à ceux de son mari. Ni inshingano y'umugore guhuza ibyifuzo bye n'ubushake bwe n'iby'umugabo we. Ni inshingano y'umugore guhuza ubushake bwe n'ibyifuzo bye akabihuriza hamwe n'iby'umugabo we. Tous deux doivent se faire des concessions, mais la parole de Dieu donne l'avantage à la décision du mari. Bombi babiri bakwiriye kujya bahana ibitekerezo, ariko ijambo ry'Imana riha umwanzuro w'umugabo agaciro kanini. Ijambo ry'Imana rivuga yuko ibitekerezo bizanwe umwumve, umutega amatwi, ubigerenjure, utabogamiye ku byo wibwira wowe, ahubwo ubigerenjure neza, ubishyire ku munzani mwiza utabera, nurangiza umugore nawe ngo ajye yemera umugabo abashe gufata imyanzuro ya nyuma. Haranditse ku rupapuro rw'120 ku babyeyi batwumva, kugira ngo wenda hatazagira uwishuka akishyira mu mwanya Imana itamushyizemo. Les exigences du mari peuvent parfois ne pas sembler raisonnable à la femme. Hari igihe inshuro nyinshi cyangwa se rimwe na rimwe ibitekerezo amabwiriza y'umugabo abanyuranye n'ibitekerezo umugore yari afite. Mais si avec calme et bonne foi elle voyait la question en essayant de se mettre à sa place, elle s'apercevrait qu'en abandonnant son point de vue et en adoptant le sien, même si cela était contraire de ses propres sentiments, cela leur épargnera de se trouver malheur et délivrerait des tentations de Satan. Ngo ariko umugore ngo nubwo ibi amabwiriza y'umugabo anyuranye nuko yabyumvaga, ngo naramuka agize umutuzo kandi akagira kwizera kwiza, maze ngo akagerageza kureba icyo kibazo yishyize mu mwanya umugabo warimo, ngo maze akareka ibyiyumviro n'ibitekerezo bye nuko yabonaga ibintu, maze akemera kujyanirana n'umugabo, ngo nubwo ibyo umugabo yanzuye binyuranye n'ibyo umugore yumvaga byaba, ngo ibyo bizatuma umugore yirinda ingorane nyinshi, ngo kandi bizamurinda kugwa mu bishuko bya Satani. Iri jambo ritweretse yuko n'igihe muri kujya inama, muri guhana ibitekerezo, umudamu nawe akwiriye kugira ahantu yitonda akahaca akarongo kugira ngo atahanyerera. Ngo nubwo imyanzuro y'umugabo, nubwo ibitekerezo by'umugabo, nubwo ibyifuzo cyangwa se amabwiriza y'umugabo byaba binyuranye nuko umugore yabibonaga, ngo umugore ye gutera intambara. Umugore ngo ye gutera intambara, ahubwo ngo akwiriye gutuza. Kabiri, ngo akagira kwizera kuzima. Ubwo byumvikane yuko byaba byiza agiye no mu masengesho ukabwira Imana uti rero ndabona uyu mugabo imyanzuro yafashe, ndabona ngewe itariyo, none Mana mfasha ugendere umutima w'uyu mugabo. Hari igihe uzajya ukumva ya mafaranga yaragiye kugura moto, ejo mu gitondo araje akubwira ati hajya ma, ati wavuze ngo uwo murima ngo wagura ngahe? Weho wamubwiraga umurima wavuga moto ari yanyotewe. Nuko wagiye gusenga rero umwuka ari ukuntu yemeza umutima. Nuko nk'ejo mu gitondo umugabo akaza ngo harya mama runangwi, ngo wari wambwiye ngo harya ngo wa murima ngo bakubwiye ko ngo wagura ngahe. Ubwo yaje rero, ariko iyo ushaka kubikanika, iyo ushaka gushyiramo imbaraga, iyo ushaka kubishyiramo agahato, wari gusanga ushoboye kwatsa umuriro utashobora kuzimya. Noneho umugabo akwiriye kujya yemera gutegera amatwi umugore we kugira ngo yumve ibyifuzo bye, yumve ibitekerezo bye, yumve amakeneye, maze nabyo bizatuma umugore abasha kugira umunezero. Ariko iyo umugore utumva ibitekerezo bye, iyo utitaye ku nama ze, iyo utitaye kumuha agahingo agira ibyakubwira, burya bituma agutakariza icyizere n'agaciro kawe kakaba kahangirikiye. Ikintu cya gatanu gikorwa n'abagabo kibi ni ugukosorera umugore wawe ku karubanda. Gukosorera umugore ku karubanda, iki nacyo ni ikintu kibi. Kumwandagaza imbere y'abantu, kumumwaza imbere y'abaturanyi, kumumwaza imbere y'abana, kumumwaza imbere y'abashyitsi, kumumwaza imbere y'ababyeyi be cyangwa se y'abavandimwe be. Ibyo iyo ukosoreye umugore ku karubanda, ibyo nabyo biramusitaza, bikamuvuna, bikamubuza amahoro, kandi iyo yabuze umuryango ubu yabuze. Ngira ngo ibi ni ibintu bitanu twasaba abagabo kugira ngo
dusaba Imana ijye biturinda, ijye turinda amagambo mabi arimo ibitutsi, intonganya, inyuro, ijye turinda amagambo, ijye turinda urutoto n'agahato mu mitegekere n'imiyoborere y'urugo, ijye turinda gukunda ubutunzi ngo tubabahahara bima n'umuryango bahisha umuryango, ijye iturinda kuburira akanya abadamu, kandi ijye turinda gukosorera ku karubanda. Abagore nabo hari ibintu bibi nabo bakora bituma umunezero ubura mu rugo. Icya mbere ni ugusesagura umutungo w'umuryango, icya kabiri ni ubugugu umugore agira cyane cyane kuba umuryango w'umugabo, icya gatatu ni ibinyoma umugore ubeshya umugabo, icya kane ni urusaku n'amahane, hari abagore nabo barugira, iki nacyo gituma amahoro abura mu rugo, icya gatanu ni ukumena amabanga y'urugo. Iyo umugore nawe anyereye muri aya makosa bijya bituma urugo rubura amahoro, rukabura umutekano. Ndagira ngo tugerageze gusesengura izi ngingo mu magambo make. Iya mbere ni ugusesagura umutungo w'umuryango. Utese biza bite? Iyo umugore akunda ibigezweho, iyo umugore akunda azana mu rugo cyangwa se akagura ibitari ngombwa cyane, iyo umugore yirengagiza utuntu duto duto, ibi bintu bishobora kuvamo ingaruka zo gusesagura umutungo. Iyo umugore adafite icyerekezo cy'ubuzima, ibyo bishobora gutuma umutungo ushobora gusesagurwa. Ngaho reka tugerageze kugira ibyo tuvuga. Gusesagura umutungo, ibigezweho. Buno Satani yateze igitero cy'ibigezweho mu badamu. Usibye kuba ibigezweho cyangwa se mode byangiriza ubwenge, bikangiriza n'ubuzima, bituma n'umutungo w'umuryango ubasha kuhagirira ikibazo. Kandi iyi ngingo niyo turi buvugeho. Ubu urebye abagore benshi amafaranga ashirira mu musatsi, amafaranga ashirira mu nzara, amafaranga ashirira mu gusiga amarangi ku minwa, amafaranga ashirira mu myambaro itabakwiye, akayugura uyu munsi, nyuma y'amezi abiri uwo mwenda ukaba utakimukwira ari bukenera undi, akagura inkweto zidafashije, nyuma y'ukwezi akaba ari bukenera izindi. Usanga ibigezweho bifite uruhare mu gutuma umutungo w'umuryango uhababarira. Ikindi gituma umutungo w'umuryango uhababarira ku ruhande rw'abagore ni kwigana cyangwa se ibintu bisa n'amarushanwa, ngo runaka ntabwo nduta, ngo nanjye kiriya gitenge ngomba kukibona, ngo nanjye iriya nkweto ndayishaka, ngo nanjye iriya buruze cyangwa se iriya shati nanjye ndayishaka. Usanga abagore basa nkaho baba mu masiganwa, ngo umuturanyi yaguze iki, nuko ugasanga icyo kibazo gituma umutungo w'umuryango uhababarira. Icyo ni ikibazo ku badamu. Ni ukugura ibitari ngombwa cyane, ugasanga abadamu nibyo bari gushaka kandi bitari bikwiye kujya ku murongo w'imbere. Ni ukwirengagiza utuntu duto duto. Ndatanga ingero: ni isabune woze cyangwa nuko ukayirekera hanze, kandi wenda hari igihe mwari kuzongera kuyoga iminsi 3, ubwo imvura ikayinyagira ikayonga ikabiragiye irashize. Buriya ababyeyi benshi uramutse ubabajije ibiyiko uko bisaza, ujya usanga ibiyiko bigurwa buri mezi nk'3, ibiyiko bikagurwa mu mezi 3, ibiyiko bikagurwa. Kandi buriya niyo yaba amafaranga 200, ariko buri cyumweru ukayatakaza, ujya kumara ukwezi utakaje 800, ujya kumara amezi 10 utakaje 8,000, ujya kumara imyaka 10 80,000 byagiye ku biyiko gusa. Ubwo ngaho bara nagenda kuri za sabune, bara agenda ku masahane ameneka, bara amafaranga agenda ku bintu bito bitoya byo mu buzima. Rimwe nigeze kubona mu gihugu kimwe, buri gitondo bakagura umukati w'1,000 buri gitondo, kandi ubwo mukati baguze nta nubwo bari burye ngo bahage, mbese ari nk'umugenzo. Umukati w'1,000 buri gitondo bakawugura, buri gitondo bakawugura,
kandi atari nawe wa wundi ufite intungamubiri nibura utagize n'icyo wafashije mu buzima. Igihumbi kikagenda buri gitondo, ubwo mu kwezi 30 bikaba bigiye, mu mwaka 360 bikaba bigiye. Ubwo ntago mu myaka 3 ikibanza kiba kirimo, kandi ubwo bari kubikora gutyo bakaba mu nzu y'ikode. Mu gihe utwo tuntu duto tugenda dutakara, dushobora kuzakugeza kuri byinshi. Noneho kutita ku tuntu duto ibyo nabyo bishobora gutuma umutungo w'urugo ubasha kuhangirikira. Kubaho nta ntego, nta mugambi. Hari abadamu babaho nta mugambi. Buriya umuntu wese akwiriye kujya amenya ngo nimba warashyingiranwe n'umugabo mukodesha inzu y'icyumba kimwe na saro, hari ahantu bijya biba, warangiza ukabyara abana 4 n'ubundi mukiri mu cyumba kimwe na saro, ubwo rero ntago wumva yuko ibintu byagutse. Noneho abo bana hakaba harimo abahungu n'abakobwa batangiye no kugira imyaka nka 13 14, ariko hakaba abantu batabona yuko burya hakwiriye kuba umugambi wo kuvuga ngo none se ubwo iyi nzu y'icyumba kimwe na saro nzayibanamo nte n'aba bana b'abahungu n'ab'abakobwa. Hari abantu batagira ubwo bwenge. Hari abantu babaho iwanyu bakaba baraguhaye ikibanza cya metero 20 kuri 20, ari weho n'umugore wawe mwagomba kuba wenda muri gupfundikanya, warangiza ukabyariramo abana 4, ariko kubyara umwana ntuteganye yuko ubyaye umutwaro. Azakenera kwambara, azakenera kurya, azakenera kwivuza, azakenera kwiga, azakenera yuko umushyigikira ukamugeza ku mugabane ukwiriye. Hari abantu batagira iyo mibare, bakabaho nta ntego mu buzima. Mbese ari 2 ari n'8 akumva byose bihwanye, ariko ntibiba bihwanye. Birakwiriye ngo abantu bajye babaho bafite umugambi uhamye. Noneho umugore nk'umucungamari w'urugo, umugore nk'umucungamari w'urugo, ubundi ibigo bibaho, amakampuni abaho, iyo habonetse igihombo ntago bihutira kujya kubaza umukuru ukuriye kampuni, ahubwo bajya kubaza umucungamari. Byagenze bite? Nabatwibye, ni imibare mibi, duhemba menshi, ese ni boss waje akayakoramo, byagenze bite? Umugore rero nk'umucungamari w'urugo, iki kibazo kijyanye n'umutungo kiramureba cyane, kuko uri umugabo nubwo waba ukora bingana iki, nubwo waba winjiza bingana iki, ariko umugore wawe akaba nk'ifuku n'ayibitunda, akaba nk'inkoko ibiraha nk'uko inkoko ziraha ibigori, icyo gihe mu by'ukuri ntacyo urugo rwageraho, n'ubundi ubukene bwabokama, ubutindi bukaba nk'umurage kuri mwebwe. Noneho birakwiye ngo uyu mucungamari w'urugo noneho abaye ari uri gusesa, abaye ari we utafite umugambi, abaye ari we uri kugendana n'ibigezweho, abaye ari we uri mu masiganwa n'abafite uko babayeho, abaye ari we ushaka ibitari ngombwa cyane, abaye ari we wirengagiza twa tuntu duto, nuko iyo myenge igenda imara amafaranga, imara ubutunzi, ikarushaho kugwira mu rugo, nukuri byazatuma umugabo aruhira gatsi. Imigani 31 umurongo wa 18, ibintu bituma abagore babuza urugo umunezero, cyambere n'ugusesagura. 31 umurongo wa 18 handitsemo aya magambo avuga ngo nishimwe ry'umugore mwiza, baranditse ngo abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro. Umugore mwiza abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro. Ntagaba mu rugo rwe asa n'uri kwa mukeba, ntagaba mu rugo rwe agira ngo hariho bari kubicuranwa, ntagaba mu rugo rwe arusahura nkaho ingaruka zizaza ku wundi, ahubwo baravuze ngo abona yuko ibyo akora bimufitiye inyungu. Ku murongo wa 23 haranditse ngo umugabo we amenyekana mu marembo y'umudugudu yicaranye n'abakuru b'igihugu. Iyo uyu mugore azi kuzigama, akaba azi gutwara neza ubutunzi, urugo rwabo rurakomera, ku buryo noneho uyu mugabo ajya yicarana nawe n'abakomeye, kuko urugo rwe nawe rukomeye. Harakomeje haravuga ngo yego nshatse wenda nabandekeye aho ngaho, ibindi turabisoma mu kanya. Reka tubwire ababyeyi baduteze amatwi, umuntu ntago yubahirwa amafaranga yariye, ahubwo yubahirwa ayo yazigamye n'igikorwa yayakoresheje.
ndasubiramo, umuntu ntabwo yubahirwa amafaranga yariye ngo bari ibyo abantu bamwubahira, ahubwo umuntu yubahirwa ayo yazigamye n'ibikorwa yayakozemo. iyo bareba nko hirya bagasanga hari inzu wahubatse, bakareba hirya bagasanga hari butike wafite, bakareba hirya bagasanga hari ishyamba hafite, bakubahira ibyo bikorwa wagezeho. ariko ayo wariyeyo, ayo wambayemo ntawayakubahira. reka dukomeze hepfo. Ubugugu kuba ingumya, iki ni icya kabiri gituma abagore babuza amahoro mu rugo, ni ukuba ingumya, kuba abagugu. Ubugugu umugore yagirira abashyitsi, ubugumya umugore agirira abaturanyi, agirira inshuti, by'umwihariko umuryango w'umugabo. iyo bari umuntu abe bagera mu rugo bagataha nta tekero bahaye, nyoko bukwe akabaho ntacyo umufashisha, ibyo bivuna umugabo maze bikajya bituma abaha yihisha, akaguhisha icyo agiye kubakorera. Reka wenda tuvuge tuti mwababyeyi mwe, mwabadamu mwe, ubundi uburanga bukurura umugabo atari yagushyingirwa, ariko iyo amaze kugushyingirwa igisigara kimukurura ni imico, yakururwa n'ubw'abandi ntago ari ubwawe weho yashyingiwe, asigara akururwa n'imico yawe. muri iyo mico rero hagomba kubamo umuco wo kugira ubuntu. iyo umugore abaye ingumya noneho umugabo we wenda akaba ari umunyabuntu, ubwo bugumye umugore agize akabugira no ku muryango w'umugabo, akawugira no ku bavandimwe b'umugabo, icyo kintu kijya kibuza umugabo amahoro. Imigani 11 umurongo n'uwa 16, ijambo ry'Imana riti 11 umurongo wa 16. reka tugerageze gusoma aya magambo. haratubwira ngo umugore ugira ubuntu ahorana icyubahiro, kandi abagabo b'abanyamaboko babona ubutunzi. umugore ugira ubuntu bw'umugabo buhwanye no kuba umugabo ari umunyamaboko. mbega umugabo w'umunyamaboko agize amahirwe akabonana n'umugore ugira ubuntu, ibi bintu byaba bihuye neza. umugore ugira ubuntu rero ahorana icyubahiro, kandi abagabo b'abanyamaboko bakabona ubutunzi. ntabwo ari abona icyubahiro gusa kubo yahaye, ahubwo n'umugabo we bimwambika icyubahiro, kandi bigatuma umugabo we nawe atuza mu mutima kuko afite umunyabuntu nyine. noneho birakwiriye ngo umudamu wese ajye yita kuri iyi ngingo yo kugira ubuntu kugira ngo bizanire umugore amahoro, cyane cyane iyo ubugiriye ab'umuryango washatsemo biramufasha cyane. yagiye ntago yumva bakurarana ubusa, baje kumusaba uhari ntago yumva afite impungenge n'ipfunwe, ahubwo yumva nabatuje mu mutima. Icya gatatu abagore bajya bakora nacyo gikwiriye gukosorwa kuko kibuza amahoro mu rugo, ni ukuvuga ibinyoma, kubeshya umugabo. hari ukuntu abadamu bajya bangiriza ibintu mu rugo, akavuga ati niba bimenya baranyica, warangiza ukabwira abana ati mwabana mwe muramenye ntimubivuge. umugabo yaza atese byagenze gute, nuko ugatangira kubeshya abana banakumva. ubwo ukaba uteye ingorane zikurikira. ingorane ya mbere, wigishije abana bawe kubeshya. ingorane ya kabiri, utumye nabo batakwiringira, bazajya bavuga bati burya mama aranabeshya, umuntu uhangara no kubeshya papa. ubwo ugatuma nabo batakwiringira. noneho ingorane ya gatatu, igihe umugabo wawe azabimenya uzaba umuteye, nuko igihe wavuga ukuri atabasha kukwiringira kuko uri umunyabunyoma. uzaba umuteye kujya kurenganya, akubonerane ukuri kwawe ye kukumva kuko yamaze kumenya yuko uri umunyabinyoma. noneho mu Efeso 4 umurongo wa 25, nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we kuko turi ingingo za bagenzi bacu. umugabo n'umugore ni umubiri umwe n'urugingo rw'undi. haranditse ngo bakwiriye kwiyambura ibinyoma, umuntu wese akavugana ukuri na mugenzi we. ingingo ya 4 y'ibibi abagore bakora bibuza amahoro mu rugo ni urusaku n'amahane. urusaku n'amahane. abagore benshi bajya bashaka gukemuza ibibazo urusaku, bakashaka gukemuza ibibazo amahane, ariko ntago ibyo byakemura ikibazo na kimwe. mu gitabo
cy'Imigani igice cya 31 umurongo wa 26 handitsemo yuko wa mugore mwiza kimwe mu byo agomba kumenya, baratubwiye ngo kimwe mu byo agomba kumenya, reka dusome umurongo wa 26, abumbuza akanwa ke ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo, amenya neza imico yabo mu rugo rwe. Noneho abana be barahaguruka bakamwitanya umunyamugisha, n'umugabo nawe aramushima akavuga ati abagore benshi bagenza neza, ariko wehoho urabaruta bose. Noneho bantu b'Imana muduteze amatwi, babyeyi mutwumva, ijambo ry'Imana ritubwiye yuko umugore wese iyo ari mu rugo aba akwiriye kubumbuza akanwa ke ubwenge, aba akwiriye kubumbuza akanwa k'ubwenge kugira ngo amenye yavuga icyo ari bufashe, amenye ijambo agiye kuvuga nimba ritari bwangize, kandi itegeko ry'ururimi rwe rikava no ku rukundo, kandi akamenya n'imico yabo mu rugo rwe, bigatuma umugabo abasha kumushima. Hari andi masomo twumva dusoma muri iki gitabo cy'Imigani 21 umurongo dusoma ni uwa 9, haranditse ngo kuba mu gakinga k'urusenge biruta kubana n'umugore w'ingare mu nzu y'inyumba. Aho kugira ngo umuntu abane n'umugore w'umunyamahane n'umugore w'umunyarusaku mu nzu ya cyami, mu nzu nziza itatse ya gikungu, ngo byaruta umuntu akaba mu gakinga cyangwa se mu gasongero, mu gakinga k'urusenge aho bacana imyotsi kaza, ngo akaba arimo yibera. Ngira ngo imyotsi kuba ahantu bari kuka imyotsi nabyo biravuna, ariko ngo nibura ngo byaruta kuba uri ahantu nk'aho ngaho, aho kugira ngo ubane n'umugore w'ingare kandi w'umunyamahane. Umurongo wa 19, kwibera ku gasozi kadatuwe kuruta kubana n'umugore w'umwaga utera intonganya. Kubana n'umugore ugira umwaga kandi utera intonganya, ngo icyaruta nuko umuntu yaba wenyine ku gasozi kadatuwe. Murumva yuko biba bigoye. 27 Imigani umurongo wa 15 arongera ati umurongo waho wa 15 27, reka dusome, umunsi w'imvura nyinshi y'urujojo rudahita n'umugore w'ingare uvuga urudaca birahwanye. Hari ukuntu abantu baba bagiye nko mu isoko imvura ikiguciragura, hari ukuntu abantu baba bagiye guhinga imvura ikiguciragura, hari ukuntu abantu baba bari ku rugendo imvura ikiguciragura. None ngo ukuguciragura kw'imvura ngo gutesha umutwe nk'uko iyo mvura nayo idahita ikica gahunda z'abantu ngo bimeze. Noneho muri kumva ko babyeyi yubaye umunyarusaku ukaba umunyamahane ubuza amahoro urugo rwawe. Icya 5 abagore bajya bakora ni ukumena amabanga y'urugo. Kumena amabanga y'urugo, haba hari ikibazo kiri mu rugo ufitanye n'umugabo, haba hari ikosa wamubonyeho, maze ukanyaruka uti mbe mama murabizi byambayeho, nuko ukabwira mama, ukabwira muramukazi wawe, ukabwira nyogosenge. Iyo umugore amena amabanga y'urugo biba bisenya icyubahiro cy'umugabo, bikaba bimwambuye agaciro, kandi bigatuma umugabo atabasha kubyishimira. Muri iki gitabo cy'urugo rwa Gikristo ijambo ry'Imana riti urugo rwa Gikristo urupapuro rw'169 haranditse ngo buri muryango uzungurutswe n'uruziga rwera rukwiriye kurindwa, kandi bakarinda umuntu wese kurwinjiramo. Noneho ayo mabanga yihariye abakwiriye kugumanwa n'ab'umuryango. Reka twerekere ku musozo tuvuga tuti kugira urugo rwiza rurimo umunezero bisaba kuvuga neza mu rugo, bisaba urukundo mu rugo, bisaba kubaha no kubahana kandi nawe ukiyubaha, bisaba gutera akanyabugabo, bisaba guha abawe umunezero, kandi bisaba kuba umwiringirwa mu rugo. Muri iki gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, urupapuro rw'184, reka bariho dusoreza dusomye amagambo atubwira ngo 184 haranditse ngo ibituma urugo runezerwa. Baravuze ngo ijwi rinezeje, kwiyoroshya,
kwicisha bugufi, urukundo rwimbitse rugaragarira mu bikorwa, iyo bihujwe n'akamenyero ko gukunda umurimo no kugira isuku no kuzigama, bishobora guhindura ivundi ryoroheje urugo runejeje kurusha izindi, kandi abarugize bakiringira kwemerwa n'Umuremyi. Ndasubiramo: kugira ijwi rinejeje mu rugo, ukagira kwiyoroshya waba umugabo waba umugore, ukagira kwicisha bugufi, kandi ukagira urukundo rugaragarira mu bikorwa. Ibyo iyo bihujwe n'akamenyero ko gukunda umurimo, abantu ntibabanyabute. Iyo bihujwe n'akamenyero ko kugira isuku, iyo bihujwe no kuzigama ntihabeho gusesagura umutungo, bishobora guhindura ivundi ryoroheje cyangwa se urugo rukennye urugo runejeje kurusha izindi, kandi abarugize bakiringira kwemerwa n'Umuremyi. Reka Yesu ature mu ngo zacu. Imana yahaye umuntu umunezero uboneka mu rugo, reka iture mu mitima yacu, iture mu ngo zacu, twumvire ijambo ryayo n'inama zayo, kugira ngo biduheshe umunezero nyakuri kandi biduheshe kwemerwa n'Imana, ndetse no kwemerana ubwacu, biduheshe kuruhurana no kwishimirana. Imana ibidushoboze kandi biduhera ubuntu mu izina rya Yesu.